mukunzi w'umurongo wo kwezwa ari wo kwezwa channel, reka ngushimire uburyo wongeye kubana natwe muri umwanya kugira ngo dufatanirize hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Nkuko twatangiye ubushize turebera hamwe amahame shingiro y'ukuri kwa Bibiliya, tukaba turi ku ihame rya gatandatu mu mahame 28 tuzarebera hamwe. Ubungubu tugeze mu ihame rivuga Irema. Uyu munsi tukaba turarebera hamwe ubusobanuro bw'Irema. Nongere nkwibutse yuko uwo muri kumwe muri biganiro ari mwene so KAYISHEMA Joel. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo ubana natwe ukatwitaho uko bukeye nuko bwije. Ijambo ryawe ryandikishirije kugira ngo rituyobore mu gihe nk'iki, tubeho dufite icyerekezo. Udufashe kugira ngo Mwuka Muziranenge watanzwe nk'umufasha ndetse n'umwigisha asobanure intekerezo za buri wese kurikiye iki kiganiro, maze kuherezo icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ahubwo ni ijambo ry'Imana rijya mu bugingo bwawe. Umaze kumenya ibyo napfusha igihugusa, agenzura impano zose hawe, ategutse ubwami bw'Imana. Umubiri we n'intekerezo ze bihesha Imana icyubahiro. Tugeze ku ihame rivuga Irema, ni ihame twatangiye rya gatandatu. Tukaba uyu munsi turi bwinjire mu kigwa kivuga ubusobanuro bw'Irema. Usanga abantu benshi batitaye ku nyigisho ivuga Irema. Baravuga bati ninde witaye ku kumenya uko Imana yaremye isi. Wenda umuntu akavuga ati byo si ibyanjye, niba byarabaye. Rimwe na rimwe ugasanga abantu bavuga bati kuba twararemwe, kuba harabayeho icyumweru kirema, kuba harabayeho amategeko, ibyo ntacyo bimariye igihe cyo nkeneye no kujya mu ijuru. Ariko mu by'ukuri nigeze kubabwira rimwe uburyo ubukristo no kwizera n'urugendo turimo, ntabwo Yesu nawe nk'umwigisha mukuru n'umuyobozi wacu yigeze ararikira abantu kugira ngo babeho nka twiga ni inyamaswa ikunda kurisha ubwatsi bwo hejuru gusa. Yesu yaba yarabishatse baragiye abwira abantu iby'ijuru gusa, noneho ntagire nubwo abamanura ngo abereke ko bagomba kuzirikana ko bakiri mu isi. Kuko ubwo yaravuze ati ntabwo icyo mbasabye ari ukuva mu isi, ahubwo murindwe umubi. Uzasome neza ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 17 asabira abigishwa n'abandi bose bazamwizera. Tugomba kubaho nk'intama zirisha ubwatsi bwo hasi zigatuza zikagira gahunda. Ntabwo ari nka twiga igenda isakoma ibyo hejuru gusa. Hari abantu rero bumva bavuga bati twebwe nibatwibwirira iby'ijuru, batubwira uko tuzinjira mu marembo, uko tuzanyura mu mihanda ya zahabu, uburyo tuzarya amatunda y'ubwoko butandukanye azagenda yera mu buryo busimburana. Umuntu akumva yanyurwa n'ibyo gusa, ariko bijyanye n'inshingano n'ibindi bimureba akabyirengagiza. Ibyo rero ntabwo ari byo. Nyamara inyigisho ivuga iby'Irema ni urufatiro rukomeye rw'inyigisho ya Gikristo n'iyobokamana rishingiye kuri Bibiliya. Amagambo shingiro menshi ya Bibiliya usanga ashingiye mu Irema, kuko kumenya uko Imana yaremye ijuru n'isi bifasha umuntu ushaka kumenya inzira igana mu ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo Yohana avuga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Aha rero iyo turi kuvuga Irema ni uburyo bwo kugira ngo tumenye ko aho tuvuga handi niba biriva ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, uko ni ukuremwa gushya kuzaba kwabayeho, ariko ikibanza ni uku kuremwa kwabanje mbere, ari nabwo buzima turimo. Ubusobanuro bw'Irema rero ni byiza ko tubwitaho. None se ni ibihe bintu inyigisho y'Irema ibumbatiye mu by'ukuri? Icyo ibumbatiye gikomeye tugomba kureba ni ukurwanya gusenga ibigirwamana. Hariho abantu bagenda bagira ibyo bihangira ubwabo byo gusenga, ariko ijambo ry'Imana ntabwo ribigaragaza nk'Imana nyamana, ahubwo ni ibigirwamana. Ndetse Imana yagaragarije mu ijambo ryayo yuko ari yo yonyine igomba guhabwa icyubahiro. Ndetse mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 16 umurongo wa 24 kugeza 27 ndakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana, haravuga ngo ikuzo rye murimenyekanishe mu mahanga, ibitangaza akora mubimenyesha abantu bose. Kuko uhoraho, ubwo mpere ku murongo wa 24,
kuko uhoraho arakomeye, akwiye gusingizwa bihebuje, niwe ukwiye guhabwa, niwe ukwiye kubahwa kuruta izindi mana zose. Nuvuga ngo imana zivugwa hano si uko ari imana umuremyi, ahubwo ni ibigirwamana. Erega imana z'abanyamahanga zose ni imburamumaro, nyamara uhoraho niwe waremye ijuru. Ni ukuvuga rero ibyo abantu bashobora kwita imana iyo baba ari abakurambere babo cyangwa se basekuruza, ntacyo bibasha kumara. Imana umuremyi niyo yonyine isumbwe n'ikwiye icyubahiro, kuko ariyo yaremye ijuru n'ibyo tubona byose. Hari amasomo menshi muri Bibiliya tugenda tubona, yaba Yesaya, umwe mu bahanuzi bakuru, Yesaya igice cya 40:18, hari aho yavuze ati, nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigeranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibaje umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Mbese ntacyo twamenye? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru. Urumva hano haragaragaza Imana icyubahiro cyayo kiraheranije. Imana ni Imana yo kubahwa. Iyi Bibiliya hariya ndi gusoma ni muri Bibiliya yera, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana hari aho bigera none ikadufasha kumva neza amagambo. Iyo dukoresheje muri kiriya gice, reka tugire ku murongo noneho wa 22, dukoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo, uwo ni uganje hejuru y'isi, abona abayituye bameze nk'inzige, yabambye ijuru nk'umwenda munini, yaribambye nk'ihema kugira ngo arituremo. Abanyacyubahiro bo ku isi abagira ubusabusa, abategetsi b'isi abagira imburamumaro. Nubwo baba bakomeye ku butegetsi, nubwo baba ari ibirangirire, nubwo baba barashinze imizi, uhoraho abahuhaho bakarabirana. Serwakira ibagurukana nk'ibyatsi. Nyumvire rwose, wakwibwira yuko ari igihangange, wumve biri uko bimuvuga. Umuziranenge arabaza ati, ninde mwangereranya nawe? Mbese hari uwo duhwanye? Nimwubura amaso murebe ku ijuru, ninde waremye ziriya nyenyeri? Ni uwazishyize mu byiciro byazo akazita amazina. Afite imbaraga nyinshi n'ububasha bukaze, bityo nta nyenyeri n'imwe ishobora kuzimira. Amen. Urumva rwose Imana yacu ububasha bwayo buraheranije, ububasha bwayo buratangaje. Hari n'amasomo menshi tubasha kubona agaragaza ko Imana ntacyo twayigereranya nacyo. Nuvuga ngo gahunda rero Imana yashyizeho bwa mbere ku bwoko bw'Imana nuko bagomba kumenya ko nta kindi cyo gusengwa uretse Imana yonyine. Tugomba kuramya Imana yaturemye, aho kuramya Imana twiremeye ubwacu, kuko Imana ari umuremyi, ikwiye kubahwa mu buryo budakebakeba. Indi sano yose yatuma uko kubahwa kuzamo agatotsi ihinduka uburyo bwo gusenga ibigirwamana, kandi ijambo ry'Imana rikaba riciraho iteka. Kubaha umuremyi rero ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Niyo mpamvu tubona no mu butumwa bw'amarayika batatu hatangira ubutumwa ngo muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa mbere ahamagarira abantu kuramya Imana umuremyi. N'uyu munsi wa none n'urugamba ruheruka ruzaba rushingiye mu bigendanye no kuramya. Abantu baramya Imana mu buryo bw'ukuri, abandi baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nuvuga ngo baratambikire, barataye ukuri ku ijambo ry'Imana, ndetse bageze igihe barimo bubahiriza amategeko yashyizweho n'abana b'abantu. Isabato y'Uwiteka bakayisimbuza igihimbano cyahanzwe n'abantu, ari wo munsi w'icyumweru, kandi bigakuzwa cyane kugeza igihe bigaragara ko wagira ngo Imana hari yatsinzwe. Ariko ndagira amabwire, Imana yacu ntabwo igitsindwa. Hari igihe gishobora kugera ukaba wagira ngo Imana ntibireba cyangwa ntiriho, ariko Imana ntitsindwa. Imana yacu ni Imana nzima, ni Imana ihoraho by'iteka ryose. Uyu munsi wa none ishingiro ryo kuramya nyakuri, tugomba kumenya ko ijambo ry'Imana rigaragaza ko hari uburyo bwo kuramya. Kuramya kwacu gushingira ku kuba Imana ari umuremyi wacu, natwe tukaba turi ibiremwa byayo. Imana ni umuremyi wacu, natwe turi ibiremwa byayo. Dukwiye kunyurwa n'icyo kandi tukagishimira uhoraho. Gukomera kw'iryo hame kugaragara mu buryo Imana itanga umuburo uhabwa abatuye isi mbere uko Kristo agaruka. Ibi ngibi maze kubivuga ko bigaragara mu butumwa bw'amarayika batatu, aho marayika wa mbere ahamagarira isi yose kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja. Kandi ibyo ngibyo bikaba bigendanye n'uko abantu bagomba kwibuka isabato, urwibutso rw'Irema.
ntabwo ari ukuvuga ko isabato ari ikigirwamana. Hariho bamwe usanga avuga ngo niho mushyira imbere mugira no, isabato ni ikimenyetso n'ibendera rigaragaza ko abantu bemera ubutware bw'ijuru, ubwami bw'ijuru, bemera Imana umuremyi, gihanga wahanze byose. Imana niyo gihanga, burya niyo yahanze byose, niyo muremyi, ntacyo twayigereranya nacyo. Isabato rero ni ibendera ry'igihugu, turi abayoboke bacyo. Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana kugira ngo idufashe. Isabato nk'urwibutso, isabato nk'ikimenyetso cy'Imana, tugiha agaciro. Imana yashyize isabato y'umunsi wa karindwi ngo itwibutse buri cyumweru ko turi ibiremwa byayo. Isabato y'umunsi wa karindwi niyo ngo ni ingaruka cyumweru, kandi ntabwo ari umunsi umuntu yitoranyirije ubwe, ahubwo ni umunsi wahanzwe, washyizweho n'Imana. Imana imaze kurema isi n'ibirimo, ku munsi wa gatandatu ikarema umuntu. Byabaye ngombwa ko umuntu akimara kuremwa, Imana imushyikiriza impano y'umunsi w'isabato, umunsi azajya asabaniraho n'umuremyi we, akibuka yuko abereye ku isi kugira ngo aheshe icyubahiro umuremyi we, kandi noneho ahabwa n'ubutware n'ubuyobozi. Ibi turagenda tubibona uko turushaho kujya mbere. Noneho ikindi ngo isabato ni impano y'ubuntu, ntivuga ibyo twakoze, ahubwo ivuga iby'Imana yakoze. Yawuhaye umugisha by'umwihariko, maze iraweza ngo itwibutse ko uretse gukora, ubuzima bukeneye kugirana umushyikirano n'umuremyi, kuruhuka no kwishimira ibitangaza by'umurimo w'Imana w'Irema. Ibi rero bikaba ari byo bikubiye mu isabato. Iyo turi mu munsi w'isabato, si ukugira ngo twishimire mu by'ukuri gusa yuko twaremwe, harimo no gutekereza ibitangaza by'Imana, harimo kwishimira n'ibyo Imana yaremye. Hari uburyo bwo kugira ngo twongere dusubire ku isoko, dusubire ku ntango yacu. Twaje kuri iyi si dute, twahageze dute, kandi tukibuka ko ari umunsi Imana yejeje ikawumugisha, ikawikubitira, ikawushyira ku ruhande, kugira ngo uko gukomera kugira agaciro umuremyi yakize hagati mu mategeko ye urwibutso rwera ruduhiturira kwibuka ubushobozi bwayo bwo kurema nk'ikimenyetso gihoraho, urwibutso rw'Irema. Niyo mpamvu mu mategeko 10 nk'uko aboneka mu Yimuka Misiri igice cya 20 cyangwa se Kuva umurongo wa 8 kugeza wa 11 niho haboneka itegeko rya 4. Iri tegeko ryaje mu mutima w'andi mategeko, ririmo hagati, ariko noneho ritangira rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Umuntu yibuka kubera yuko hari igihe ashobora kwibagirwa, cyangwa se akaba yaranibagiwe. Nubwo waba ukora imirimo, nubwo waba ufite ingendo, waba ufite gahunda, ariko uyu munsi wagaruka ukazana n'itangazo rishoreranye nawe uravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu yandi magambo, wibuke yuko hari Imana umuremyi wawe uyu munsi ugiye kwinjiramo, kugira ngo ibikorwa bikorerwamo bibe byo kwiramya no guhimbaza ndetse no kwishimira yuko turiho turi ibiremwa byayo. Muri uwo munsi w'isabato hagomba kubamo gahunda zigendanye no kwerereza Imana, gahunda zigendanye no kongera kwibuka urukundo rw'Imana, ndetse no kongera guhimbaza no kugaruka ku bijyanye no kuremwa no gucungurwa. Biragendana, kuko ngo Imana yaremye ubwoko bwayo, irema abantu bayo, iraturema. Ariko si n'ibyo gusa, iyo dusabana nayo, tuganira nayo, tuba dufite amahirwe yo kuganira n'Imana, tuba dufite amahirwe yo kunagurwa nayo, kwiganira nayo mu ijambo ry'Imana. Buriya Adamu nubwo yari yamaze gucumura, ariko ikiganiro yagiranye n'Imana, Imana imubwira ngo Adamu urihe. Burya no kwisabato natwe Uwiteka baduhamagara nyuma yuko twari turi mu mirimo duhugiranye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, ariko muri uko gukora isabato yagera ni nka Uwiteka akaduhamagara ati yewe wa mubyeyi we, yewe wa mugabo, yemwe mwabana mwe, mbese muribuka yuko uyu ari umunsi wo gusabana nanjye, nimugaruka, nimuhuguke, nimuhumugukire. Nivuga ngo uwo ni umwanya wo kongera guhamagarwa n'Imana. Buriya rero amahirwe Adamu yagize, Imana imuvuga ngo Adamu urihe. Byari ijwi rimurarikira kugira ngo yongere yisubireho, haze yakira imbabazi z'Imana no kugira neza kwayo. Kuko bundi Adamu yagombaga kurimbuka, ariko ntiyarimbutse bitewe nuko kuganira n'Imana, kuganirizwa n'Imana niyo mahirwe ya mbere abaho. Ni uburyo bwo kongera kunagurwa, ni uburyo bwo kongera kwerekwa imbabazi, urukundo ijuru dufitiye. Mu kwemera kuganira n'Imana kwa Adamu byamuviriyemo incungu. Ni ukuvuga ngo mu byigisho twize bya Bibiliya bigaragaza ngo igihe Imana yavuga ngo
mwibuke kweza umunsi w'isabato. Mu gutegeka kwa kabiri urubyiruko rw'Abisirayeli babwirwa iby'iryo tegeko babwiye ngo mwujye mwibuka ko mwari abaretwa. Imana igaragaza ko isabato ni umunsi wo kwibuka umuremyi. Niyo mahirwe dufite yo kongera kunagurwa no kongera kubohorwa tugahanagurwaho ibyaha, kuba gusabana n'umuremyi wacu, tukongera kwibuka incungu yacu, uburyo Imana yatugire neza ikaduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo adutsindishirize cyangwa se atwezeho gukiranirwa kose biturutse ku gitambo cyatambiye Karuvari. Mu busobanuro bw'Irema twongera kubonamo ubukwe, umuhango washyizweho n'Imana. Buriya ubukwe ni umuhango washyizweho n'Imana mu gihe umuntu yari amaze kuremwa. Ibi tubibona mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24, ndetse tukabona yuko Yesu Kristo nawe ubwo yagaragaje ko ubukwe ari umuhango wera washyizweho bwa mbere. Imana ubwo yaremaga umugabo yamuremeye n'umugore. Mu cyumweru cya mbere nibwo Imana yashyizeho gushyingiranwa k'umuhango ukomoka ku Mana. Umugambi wari wo kurema isano yera. Ngo kubana k'umugore n'umugabo ni isano yera. Iyo sano rero nta kintu cyagombye kuyihindanya. Niyo mpamvu abantu bashakanye, niba ufite umugabo urahirwa, niba ufite umugore urahirwa, ariko rinda rero iyo sano Imana yabahaye, isano yera. Noneho ikaba ikomeye, ihuriza hamwe abantu babiri bakahinduka umubiri umwe. Iri ngiri ni ibintu bigoye kugira ngo bisobanure. Abantu babiri ni gute bashobora guhura bakaba umwe? Ibyo wabisobanura uti? Nta wundi wabikoze wera wirabura ni Imana yonyine. Ibyo nibyo bituma ijambo ry'Imana ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akaza akabana n'umugore w'akaramata. Umukobwa akaba yararererwa iriya iburasirazuba, umusore akarererwa iburengerazuba, barangiza bahura, umwe yareba undi ati ni wowe rwose, nta wundi wera wirabura ni we wenyine. Yarangiza akaza bakabana, bakuzuzanya, bagahana inama. Uretse Satani wagendereye ingo z'iki gihe, ugasanga abantu baricana, umuntu agahagurukira umufasha we, undi agahagurukira umutware we, ngizo za gatanya zigenda zisimburana umunsi ku munsi. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Nta kintu cyagombye guhindanya isano y'abashakanye. Iyo rero twibuka Imana umuremyi, dukwiye kwibuka ko ari nayo yahanze umuhango w'ubukwe. Ikindi, ishingiro ry'agaciro k'umuntu. Iyo twibuka umuremyi tumenya ko umuntu afite agaciro. Ntabwo umuntu ari ikintu, si igikoresho, ahubwo umuntu ni umuntu waremwe ku ishusho y'Imana. Igitekerezo cy'Irema kigaragaza ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Kumenya ibyo bituma tugira igitekerezo nyakuri cy'agaciro k'umuntu. Nta muntu wagombye kwigisha umukristo uburenganzira bwa muntu, ahubwo umukristo yagombye guhamagarira isi yose kugira ngo bamenye ko umuntu afite uburenganzira yahawe n'umuremyi we. Nta muntu wagombye gufata umuntu ngo amuteshe agaciro ngo dore uko ameze, ngo uriya ngo wagombye kumenya ko umuntu yaguzwe amaraso y'igiciro. Iyaza kuba mwisi ari we wenyine, Kristo ari kwemera agatanga ubugingo bwe kubw'uwo. None warangiza ukamutesha agaciro, warangiza ukamuhindanya, ukamuharabika. Bituma tutagomba kwitesha agaciro uko byamera kose. Niyo mpamvu n'igihe cyose uguye kumenya kuri igikomangoma, ufite shobuja Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ufite Imana nk'umuyobozi. Nta muntu w'Imana wagombye kwitesha agaciro. Usanga umuntu arambara ubusa mu nzira, aragenda yambaye ubusa. Usanga umuntu aragenda harya ibintu bibonetse byose ahantu hose, wagira ngo ugasanga umuntu ariyandarika. Umuntu w'Imana yagombye kuba ari umuntu wiyubashye, ukubona wese akavuga ati dore umuntu w'Imana rwose, yakureba akabona mu ishusho y'Imana. Ariko Satani arimo aratera abantu kugira ngo biyandarike, bitesha agaciro, ku buryo noneho bigeze igihe nubwo wavuga Imana avuga ati togenda, wavuga Imana yayivuga adasa nawe. Ibwo rero tugomba kwitonda, kuko iyo twitwaye mu buryo butakwiriye mu by'ukuri bituma dutukisha izina ry'Imana. Ijambo ry'Imana ngo dore izina ry'Imana ritukwa mu mapagani ku bwanyu. Tugomba kwitonda. Mbese ntabwo twaba twitesha agaciro noneho bigatuma n'izina ry'Imana ritukwa mu mapagani. Kuko mu Irema dufite umwanya ukomeye. Uwo mwanya uduha amahirwe atangaje yo kugirana isano ihoraho n'umuremyi wacu, ndetse n'ubushobozi bwo kurushaho gusa nawe.
uko turushaho kuganira n'Imana, turushaho kujya mu ijambo ry'Imana, niko turushaho kugenda dusa n'umuremyi wacu. Kindi inshingano n'ubuvandimwe nyakuri, nta muntu wamaze kumenya Imana umuremyi wahagombye kuba intandaro y'amacakubiri rwose ngo usanga umuntu aravuga ati jewe aba ndabemera basimbemera. Ibyo ni icyaha gikomeye mu maso y'Imana. Igitabo cya Maraki ngira ngo muzi ko ari cyo gitabo cya nyuma giheruka isezerano rya kera. Uyu Maraki yaje ari gutanga ubutumwa, yatanze ubutumwa buheruka bwatumye abisirayeli bagomba gutegereza imyaka 400 kugira ngo bazongere bumve ubutumwa buturutse ku Uwiteka. Icyo gihe ari bwo haje kuza Yohana umubatiza, akaza ahamagarira abantu kugira ngo bitegure Mesiya. Ariko noneho wumve mu gice cya 2:10 handitse ngo iki: mbese twese ntidusangiye data? Niko Maraki ari kubaza. Mbese twese ntidusangiye data? Imana yaturemye simwe. Niki gituma umuntu wese ariganya mwene se tukica isezerano ry'abasogokuruza? Niki gituma umuntu ariganya mwene se akagambanira umuvandimwe? Ugasanga umuntu arimo arategura imigambi mibisha. Mbese amahanga arapfa iki? Mbese abirabura n'abera barapfa iki? Ugasanga ibihugu byahanganya abantu bati baramwishe kubera ko ari umwirabura, abandi bati kubera ko ari umwera ntashobora kwinjira. Mbese abantu barapfa iki? Data waturemye, Imana yaturemye simwe. Niki gituma abantu bagambanirana? Niki gituma abantu bacira abandi bico? Ijambo ry'Imana twereka ko ni kosa rikomeye, ntabwo bikwiriye. Iyo wamaze kumenya Imana umuremyi, umenya ko twese nk'uko Yesu yavuze ati nimusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru. Urumva, iyo niba uvuga iryo sengesho ntabwo wagombye kurangwa n'amacakubiri n'ivangura mu buzima bwawe. Nibishoboka ntabwo byagombye rwose. Ni data wa twese, natwe turi abana be, bidashingiye ku gitsina, ku bwoko, ku turere cyangwa umwanya umuntu afite. Bose baremwe mu ishusho y'Imana. Iyo abiri hame ryumvikanaga neza kandi rigashyirwa mu bikorwa, ryasibanganya amacakubiri yose ashingiye ku moko cyangwa se rindi vangura iryo ari ryo ryose. Iyaba iri hame abantu baryumvaga neza, amacakubiri y'uburyo bwose ntabwo yarangwa mu isi. Ikindi kidufasha kugira ngo tumenye ubusobanuro bw'irema ni ubusonga nyakuri, kuko Imana yaturemye turi abayo. Ibyo bikaba bisobanuye ko hari inshingano yera, ntabwo ari inshingano ibonetse yose. Hari inshingano yera twahawe yo kuba ibisonga bikiranuka mu gucunga neza ubushobozi bwacu bw'umubiri, ubushobozi bwacu bw'ubwenge n'ubushobozi bwacu mu by'umwuka. Ni ibintu bitandukanye. Hari ubushobozi bwacu mu buryo bw'umubiri, hakaba n'ubushobozi bwacu mu buryo bw'ubwenge, hakaba n'ubushobozi bwacu mu buryo bw'umwuka. Ngo niba ufite umubiri wawe ukoresha mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro. Niba hari ubwenge ufite, hari ubumenyi ufite urushije abandi, wibukoresha mu buryo bwo kubazimiza no kubereka ko ari injiji ntacyo bazi. Ahubwo muri ubwo bumenyi bwawe hesha Imana icyubahiro, ugira icyo ubamarira. Nese kuba hari ibyo ufite wamenye bibamariye iki niba utabikoze kugira ngo uteze imbere bagenzi bawe cyangwa se ubazamure ubafashe kugira ngo bagire aho bava bagere naho bagera. Noneho ne mu by'umwuka ugasanga iby'umwuka wamenye, niba hari ibyo ubasha gusobanurira abantu. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize ubujiji, kuki butafasha abantu ngo basobanure ibyo batumva babimenye? Ahubwo ugasanga uhindutse wo kubacira Uwiteka no kubacira imanza. Bafashe nyine kuko batabizi. Bunganire. Niyo mpamvu itorero ririho. Itorero rigizwe n'ingingo zitandukanye, burya zimeze nk'umubiri. Umubiri ufite amaso, hakaba amatwi, hakaba akanwa kavuga, hakaba akaboko, hakaba buri rugingo rwose. Kandi burya umubiri w'umuntu uko uteye niko n'itorero riteye. Nta rugingo rushobora kujya hariya ngo rwihandagaze ruvuge ngo ndagusetse rwose, ngo urutoki ruvuge ngo wamanuwe ntacyo umaze. Oya, none se ibirenge byo wabiseka kandi ari byo bituma ubasha no kwimuka ukagenda ukajya no hirya n'ino ukagira n'ibyo ukora. Urugingo rwose rufite umumaro. Aha rero ubusonga nuko tugomba kwita ku mpano Imana yaduhaye, ariyo mubiri wacu, ubwenge n'iby'umwuka. Gukora utagengwa n'Imana rero bihinduka ikimenyetso cyo kudashima cyangwa se ikimenyetso cyo kugaya uwaguhanze. Yesu waduhaye urugero rwiza rwo gukiranuka ubuzima bwose. Yesu waduhaye urugero rwiza rwo gukiranuka ubuzima bwose. Inshingano yindi yo kwita ku bidukikije. Nta muntu w'Imana wagombye kunezezwa no kuba mu mwanda
cyangwa se ngo usange ntiyita ku byaremwe ibidukikije. Imana yashyize abantu ba mbere mu busitani bwiza bwo muri Edeni, bagombaga guhingira isi no gutegeka inyamaswa zose. Uko niko Imana yaduhaye inshingano yo gufata neza ahatuzengurutse. Ibi ngibi tubibona mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 kimwe n'igice cya 2 umurongo wa 8. Kuba barashyizwe mu busitani bwa Edeni, ibi byari uburyo bwo kubafasha kugira ngo uko bitegereza ibyo byaremwe barushaho kugenda batekereza umuremyi wabo. Nibuka aho nagiye mbona henshi wasangaga insengero zubatse hambere bateganyaga n'ahantu hari imbuto, hari uturima runaka, ibiti, ibintu nk'ibyo. N'ubu birakwiye ko ahantu hari urusengero hageragezwa hagashyirwa na twa jaride n'izo ndabo n'ibiki binashobotse, ibintu abantu bazajya bitegereza bagahimbaza Imana. Ariko uretse n'isengero no mu ngo aho bishobokeye bafite ubushobozi ugakora ku buryo haboneka n'ibigaragaza umuremyi wawe, bihesha Imana icyubahiro. Ibi rero ngo ariko ukagira n'isuku, ukagira uburyo byitaho, kwiyitaho wowe ubwawe, ariko ukita no kwagukikije. Ikindi nanone agaciro k'umurimo w'amaboko. Nta muntu w'Imana ugomba kuba usa naho yumva ko atagomba gukora ngo abandi bajye bakora ikintu cyose, ugasanga ngo ntabwo nabishobora, ikintu cyo ngo reka da. Ariko ugasanga nta muntu w'Imana w'umunebwe. Imana irema Adamu na Eva, Imana yababwiye ko bagomba kwita kuri Edeni. Itangira igice cya 2 umurongo wa 15 ibabwira ko bagomba kwita kuri ubwo busitani. Gukora rero ni inshingano y'umuntu w'Imana, ni umurage yahawe. Niyo mpamvu tubona mu itegeko rya 4 avuga ngo mu minsi 6 ujye ukora, abari mu gukora imirimo. Ariko wa 7 wumve, umuntu w'Imana agomba kuba igisonga no mu mirimo, ugakora kandi ugakora ukiranuka. Noneho rero umunsi wa 7 ukaba kuruhuka. Agaciro k'umurimo rero w'amaboko ni ingenzi cyane. Ndetse kindi nanone tubona ngo agaciro k'ibyo tubona mu isanzure. Buri kiremwa cyose Imana yahanze tugomba kumenya ko dukwiye gushima Imana kubwo ibyiza yakoze. Kuri buri gikorwa kirema, Imana yavugaga uko yakiremye maze ikavuga iti ni byiza. Uzarebe igitabo cy'Itangiriro igice cya 1 hagaragaza Imana ivuga ngo ni byiza. Umunsi wa mbere ni byiza, wa kabiri, wa gatatu, gukomeza kugeza Imana irangije. Kandi igihe hari maze kurema yavuze ko byose ari byiza cyane. Ibi tubibona mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 31. Ni ukuvuga ko ibintu byaremwe ubwabyo atari bibi, ahubwo ni byiza. Ibyo Imana yaremye si bibi rwose, ahubwo abantu nibo bashobora kugenda bahinduka bitewe n'uko banze Imana. Ariko ibyo Imana yaremye nta nenge bifite rwose. Ikindi nanone umuti wo kwiheba, ubwigunge no kubura agaciro. Iyo wamaze kumenya Imana uba ufite umuti n'urukingo. Igitekerezo kirema kigaragaza ko ibintu bitapfuye kubaho gusa, ahubwo byaremewe umugambi ufatika. Inyoko muntu yari yaragenewe kugirana umushyikirano w'iteka ryose n'umuremyi we. Iyo dusobanukiwe yuko kubaho kwacu gufite umugambi, ubuzima bugira ubusobanuro. Iyo dusobanukiwe neza yuko kubaho kwacu gufite umugambi, ubuzima bugira ubusobanuro maze bukanezeza. Umubabaro no kutanyurwa kwa benshi bigasimburwa n'urukundo rw'Imana. Noneho si ibyo gusa, bikagenda no kukwera kw'amategeko. Amategeko y'Imana yariho na mbere yo gucumura. Igihe bari batunganye, Adamu na Eva barayagandukiraga. Yarabarindaga, akabarinda icyatuma barimbuka, kandi akabagaragariza imbibi z'umudendezo wabo. Ibi tubibona mu Itangiriro cya 2 umurongo wa 17. Ndetse akabumbatira umunezero n'amahoro byabo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu niyo munsi wa none umuntu uvuga ngo amategeko yavuyeho aba rwose avuga 100% nka Satani. Kuko Satani niwe washatse kugira ngo agaragaze ko kumvira amategeko y'Imana ntacyo bimaze, ahubwo ko abantu bakwiye kubaho bayagomera. Nibyo mpamvu yacumuje abakurambere bacu. Amategeko y'Imana rero nuvuga ngo umuntu usenga nyakuri, wemera ijambo ry'Imana, agomba no kugaragaza ko amategeko y'Imana ari ayera nk'uko Imana nayo ari yera. Ubutumwa bwose bwahaza buhamagara abantu kugira ngo bagomere amategeko ntabwo ari ubutumwa vajuru, n'ubwa sekibi. Kwera k'ubuzima. Umuremyi w'ubuzima yita cyane ku ihererekanya ry'ubuzima bw'abantu, ku buryo abifata nk'ikintu cyera. Dawidi yashimiye Imana ku ruhare rukomeye yagize mu ivuka rye, maze arandika ati: kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaza. Igikanka cyanjye, uwo ni Dawidi, niho gihishwe ubwo naremwaga mu bwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nyir'urusoro amaso yawe yarandebaga. Ubwo Imana arimo aravuga Imana ko amurebaga akiri no mu nda y'umubyeyi we. Mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yategetswe, itaravaho n'umwe.
Ibi tubibona muri Zaburi y'ijana 39 umurongo wa 13 kugeza wa 16. Ibi Dawidi yageze igihe abishyira mu ndirimbo. Muziko Zaburi zabaga ari indirimbo zaririmbwaga mu bwoko bw'Abisirayeli. None avuga ati nyiri n'urusoro mu nda ya mama warandebaga. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Uwiteka yigaragaza nk'uwakuremye ukiri mu nda. Yesaya 44 umurongo wa 24. Kubera ko ubuzima ari impano y'Imana, dufite inshingano yo kubwubaha no kuburinda. Niyo mpamvu tugomba kwitonda. Ugasanga umuntu niba yasamye ndavuga ngomba kuyikura, mumenye ko n'ubuzima bukomeye urimo ugiye kwangiza wa wundi. Dawidi avuga hano ngo nkiri mu nda ya mama, nkiri urusoro uranzi. Irinde kumena amaraso, irinde kumena amaraso. Kwera k'ubuzima, ubaho ubuzima bw'ikirema muntu kuva umuntu yatangira kubaho kugeza ashaje. Niyo mpamvu tubona itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko. Burya ngo hariya rya tegeko rivuga kubaha ubuzima bwa muntu, kubaha ababyeyi, kandi no guha icyubahiro, yewe ngo kugenda ugaherekeza n'abakuru n'ababyeyi n'abandi bantu ngo n'abategetsi nabyo birimo, abagukuriye, kugeza igihe ndetse ubasha no gushajisha neza n'abageze mu zabukuru. Ririya tegeko rikubiyemo ikintu gitangaje cyane. Ni uburyo bwo guha agaciro kwera k'ubuzima, kuba igisonga mu bijyanye no kubaha ubuzima. Ubuzima mu by'ukuri ni ikintu gitangaje. Hano rero tubona umurimo w'Imana wo kurema uburyo wagiye ukomeza. Mbese Imana yarangije umurimo wayo wo kurema. Igitekerezo kirema kirangizwa n'aya magambo: ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Itangira igice cya 2 umurongo wa 1. Isezerano rishya rigaragaza ko umurimo w'Imana wo kurema warangiye imaze kurema isi. Mbese ibyo bisobanura yuko imbaraga irema ya Kristo itakiri ku murimo. Ijambo rirema rirakigaragaza mu buryo butandukanye. Ijambo rya Kristo rirema, jambo wa wundi wavuze bikaba yategeka bigakomera, n'uyu munsi wa none afite uburyo agikomeza umurimo wo kuturema bundi bucya, tukaba ibyaremwe bishya muri Kristo. Kristo ni ijambo rye, iryo jambo niryo rirema. Imyaka 4,000 nyuma y'irema, umutware w'abasirikari yabwiye Kristo ati, tegeka gusa nuko umugaragu wawe arakira. Uyu nguyu ni umutware wari uje kugira ngo asabe Yesu amukirize umwana. Arangije aravuga ati, jewe nzi yuko negeka abasirikari ibyo mvuze bagakorwa. None wowe niba uri umuremyi kandi ijambo ryawe rikaba rifite ububasha, kuki utategeka utiri ukora urugendo ngo ujye iwanjye? Ibi tubona muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 8. Bivuga ngo ijambo rya Kristo rirema, n'uyu munsi none ndacyakora umurimo. Nuko ako kanya nk'uko yabigenje mu itangiriro, Yesu aravuga maze umugaragu arakira. Binyuze mu murimo wa Yesu hano ku isi, imbaraga y'irema yashyize umwuka w'ubugingo muri Adamu, yazuraga abapfuye, igaha ubuzima bushya abababaye bose bashakaga ubufasha bumuturutseho. Uwo nguwo Kristo ari mu isi. Nivuga ngo ikintu cyose yabashaga kugikora, kandi agahumuriza abantu, agasubiza ibyiringiro mu babibuze. Ijambo rirema muri iki gihe riracyafite ububasha. Yaba isi cyangwa ikirere ntibishobora kwinyeganyeza ubwabyo. Imana yabiremye niyo ibibeshejeho kandi kabiramira. Itwikiriza ijuru igicu, itunganiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi, igaburira amatungo ibyo kurya byayo, n'ibyana by'ibikona bitaka Uwiteka arabyumva. Ibi tubibona muri Zaburi y'ijana 47 umurongo wa 8 n'uwa 9, ndetse na Yobu 26 umurongo wa 4 kugeza wa 14. Niyo mpamvu tutagomba gucika intege no kwiheba mu gihe tubona hariho gushoberwa, ibyorezo, inzara, intambara, amapfa. Noneho ngo bigeze igihe umuntu w'Imana avuga ati, kambayeho ndapfuye ndashize. Imana irahari, niba ibasha kwita ku birarashyamba, izo zavugwaga n'imbogo, ikita ku nyamaswa zo mu misozi, ikita ku bishwi, ni gute izibagirwa ubwoko bwayo? Ni gute izibagirwa umuntu uzi yuko ariyo yonyine imubeshejeho? Iramisa ibintu byose ijambo ryayo, kandi byose beshwaho nawe. Ibi tubona mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 7. Mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 naho hagaragaza yuko Imana yita ku bintu byose, kandi byose beshejweho nayo. Tubeshejweho n'Imana ku birebana n'imikorere y'akaremangingo gato kose k'umubiri wacu, guhumeka kose, gutera k'umutima kose, guhumbya kwijisho kose, kugaragaza impuhwe z'umuremyi wuje urukundo. Niyo mpamvu bantu b'Imana nakurya kuntu ujya Satani rero ni umugome, yazambije ibintu. Ugasanga umuntu Imana ifite uko yaduhaye isura, iravuga iti rwose kugira ngo amaso yanyu azajya abasha guhumbya neza, dore nshyizeho n'ibitsike
bizajya birinda ibyuya n'indi myanda ko bimanukira mu maso. Ariko Satani ugasanga yegera umuntu ati ariko ibi bitsike, ibi byuya biri aha ngaha bimara iki? Genda babihanagure babivaneho. None ugasanga umuntu nta bitsike akigira, kandi biriya bitsike bituma ugira isura, bituma n'ubwiza, ariko wabivanaho buryo ubutumye imyanda yose ihita imanuka, kandi si Uwiteka biremye, si wo mugambi w'Imana. Ariko mutekereza burya amaso y'umuntu mu ruhanga rw'umuntu ni icyubahiro gikomeye cyane. Niyo mpamvu utekereza ubuturamutse umuntu yambaye agapfukamunwa kuzageza ashaje. Ese wibwira yuko umuntu yazageza mu masaziro ameze ati? Mu byo dusaba n'Imana kugira ngo n'ubupfukamunwa buveho, kuko iyo umuntu yambaye agapfukamunwa mushobora guhura ntunamenye ko ari we. Ariko ugasanga umuntu yarihinduje mu buryo bwo kugerageza guhindura isura. Wenda ibyo ndabivuga kubera icyorezo n'ibyago biriho, ariko noneho n'igihe ibyo bidahari twirinde kwihindanya, tumenye ko turi bisonga, tubeshejweho n'Imana kubirana n'imikorere y'akaremangingo gato n'akantu kose. Hano tubonye ngo guhumeka kose, gutera k'umutima, guhumbya kw'ijisho, kugaragaza impuhwe z'umuremyi wuje urukundo, niyo dukesha guhumeka no kwinyagambura, mbese no kubaho kose. Ibi tubibona mu byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 28. Ubushobozi burema bw'Imana ntibwagize uruhare mu kurema gusa, ahubwo bwarugize no kuducungura no kuvuka ubwa kabiri. Imana ihembura imitima y'abana bayo. Pawulo yaravuze ati kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo twaremeye kugira ngo tubihinduke ibyihebe cyangwa se duteze akaduruvayo mu isi, ahubwo Imana yaturemeye imirimo myiza. Ibi tubona mu Banyefeso igice cya 2 umurongo wa 10. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ni ukuvuga rero, niba Pawulo avuga mu rwandiko rwa 2 rw'Abanyakorino 5:17 ko umuntu aba ari icyaremwe gishya, umuntu aba afite imibereho yahindutse, ni gute dukwiye kurangwa n'imibereho y'abarwanya Imana, y'abataramenye Imana? Ugasanga kwa kundi wahoze uri umusinzi, uri umusambanyi, ibandi, n'ubu no mu itorero urabikomeje. Ibyo bishoboka bite? Ntabwo ari byo. Imana yashyize mu kirere imitwe y'inyenyeri, koresha izo mbaraga nanone kugira ngo yongere kurema mu ishusho yayo umunyabyaha ruharwa. Iyi mbaraga icungura kandi ihembura ntigarukira ku guhindura ubuzima bw'abantu. Iyo mbaraga yaremye ijuru n'isi ni nayo izongera kurema ijuru rishya n'isi nshya nyuma y'urubanza ruheruka, nk'uko tubona mu byahishuwe igice cya 21 ndetse n'igice cya 22, ndetse na Yesaya 65 umurongo wa 17 kugeza wa 19. Aburahamu gisanga cyiza, ubwo yatangaga icyacumi gishyitse, menya neza yuko ibyo utunze wabihawe n'Uwiteka, maze ujye umushima, byose ni iby'Uwiteka. Yesu Imana yo mu ijuru kugira ngo idufashe tumenye ko Imana umuremyi wacu ifite ububasha buheranije kandi yiteguye kuturema bundi bushya. Idufitiye umugambi mwiza, ariko mbere yuko uwo mugambi w'ijuru rishya n'isi nshya, uwo mugambi wo kwimurwa tugakurwa inaha tukajyana gutaramana n'umwami wacu igikomangoma Emmanuel, mbere yuko ibyo biba, reka tubisonga bikiranuka. Reka tumenye ko imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera. Twirinde kwitwara nk'abataramenye Imana mu byo dukora byose, aho tugenda hose utubona ajya himbaza Imana ku bwacu. Imana idufashe, itugire neza, nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.